Mutangiye kuko niba abantu wenda baraye ijoro bumva wenda ubugome yakoreye abantu ntago ndabugeraho ubugome Irene yakoze n'ubunyamaswa. Bakora ikiganiro ngira ngo uwitwa Chita abaza Irene amubaza ngo ni iki kintu uvuga ku bantu bavuga ko waba uryamana n'umuntu wita Dorcas. Irene yasubije neza aravuga ngo ntago ushobora kuza kuba byakunda ko narana n'umwana wanjye kuko Dorcas n'umwana we yamubajije ngo iki. Chita yabaje uwitwa Irene aramubaza ngo iyo abantu bose ngo ushobora kuza kuba uryamana na Dorcas ibyo bintu bivuga wiki. Kuko no mu biganiro byakozwe hari ahantu uwitwa Vestina avuga yuko ngo Irene na Dorcas basohotse muri Canada bakigendera, Vestina bakamusiga mu rugo bonyine aryamye. Ku bantu bakurikiranye ama interview yabo ibyo bintu birahari bivugwa ko Irene na Dorcas basohokanye hanyuma uwitwa Vestina agasigara mu rugo aryamye. No uretse Irene ariko we abikira yego ngo basize aryamye. Vestina bamusize aryamye witwa muri Irene ndetse n'uko Dorcas barasohoka baragenda. Cyo gihe mu gitaramo muri interview bakoze bari kurya ibintu by'ama ice cream ku bantu babibonye barabizi nyine Vestina abonaga ko yanarakaye avuga ati ni gute munsiga muri ndaha baravuga ati twabonaga nyine utari muri mudu twebwe turi Jesus ibyo bintu bifite ibimenyetso. Ibiganiro birahari se ntibabikoze n'ibihari n'abadukurikiye muri commentaire babyandike abantu nyine bari update kuko ngiye bangende inkuru nyinshi man ndeba inkuru nyinshi kandi inkuru zanjye mba ndi kugenda mbara akantu kandi. Hanyuma Chita abaza Irene ngo uryamana nande ni Dorcas ni kandi keza Dorcas yego ariko ariko muri Irene agira kiriya aravuga ngo ntago ngiyewe nshobora kuza kuba naryama n'umwana ngize gute n'umwana mbyaye. Anavuga nyine yanababaye cyane ko abantu bagiye gute bamusesereje. Uwo ni we Chita bro, uwo ni we Chita kubamba. Aramubaza ngo aravuga ko n'ibintu by'amasreke ameze nkaho ari we muntu ushobora kuza kuba yarabimusunikijemo cyane. Kumvaga ko nubundi akomeza kugenda baza kuri za nkuru nubundi yagiye yumva abantu bagira gute bagenda basesengura. Hari byo navuga ngiye nkumva ari n'ubwambere byumvisha ameze nkaho ashobora kuza kuba yagira gute ari kubihimba. Kugiye naho ikiganiro kirangira muri Ndahabi yatanze icyo bita last warning cyangwa se ibintu bimeze nkaho wenda ari gasopo ya nyuma. Aravuga ngo abantu no gukora inkuru za Vestina na Dorcas murekira aho ngaho cyangwa se nimutarekera ndaza kubereka buryo kimugomba kuza kwa mwagira gute mwacecekamo ikibazo cyanyu. Ngiyewe na equipe yanjye ya MI Entertainment turi buze kuza kwa twareba icyo tuza kuza kwa twabakorera. Iryo jambo yitwa muri Ndahabire na kimara kuza kurivuga ngira ngo haciyemo iminsi 2 yonyine uwitwa Pastor Claude niyo muntu wa mbere wakiriye strike. Umucancuro wakoraga ku kazi ari hari za Norvege ikarama niho umupeta atuye ndetse n'amafaranga we banze no kuyamwishyura strike zimwe atangiye kugera zikuramo muri Ndahabi biza kuranya amafaranga yamuhaye. Uwo mucancuro wirwa yica amacaro y'abantu. Claude yarampamagara ambwira ati maze kurya strike ya MI Empire bitewe n'aka video navanye kwa Chita ngakoresha mu kiganiro cyanjye. Claude ariko nawe sinzi kabisa mfite nyibazo na Chita nyiza kajya muri channel yakajya kuramo akana gakira kuri channel yawe urumva bari ibibazo. Ariko Irene ntabwo yari potinze Chita kandi Chita yahamije yuko Instagram yakozwe witwa Vestine ari kuregereta avuga ngo umugabo ngo nakundanye ngo nashakanye nawe ntago nari muzi yaranshutse arankoresha undi mugabo nzongera gushaka nzitonda mumenye neza kandi mumenye n'umuryango we. Iyo poste impamvu Vestine yarayikoze mu sesenguzi yatekerezaga yuko abantu bamubwira ati Paul hangane mama shenge ariko ibyo ngibyo ntago babyitayeho bamusamiye hejuru batangira kugira gute kumwataka bikomeye posta yise bayikuraho hahita hakorwa fake account byose uvuga ngo baduhakinze. Ariko Chita yaravuze ngo ntago bano bantu babahakinze. Vestine ku giti cye niwe yandikiye ayo magambo yuko yarangizanyije n'uwitwa Idirisa mbibutsa ko ngewe twanavuganye iyo post ikimara gusohoka aranyandikira arambwira ndamubaza ngo ibintu Vestine ari kuvuga nibyo. Idirisa umugabo wa Vestine Wedrawogo nambaze ndazifite arangije arambwira ngo ntanazigwa nta kibazo kabisa. Nzikoze iki ngiye yarambwiye nazo ngeneye yarambwiye ngo ndi gutekereza ko ushaka kuza ko ari plank
yo kuzamura aba followers be bo kuri Instagram. Teko kugeza aya magingo nta kibazo na kimwe mu by'ukuri nshobora kuza kwamfitanye n'umudamu wanjye arabinyandikira, ndetse ngira ngo n'ikiganiro nakoze na iyo staff nyishyiramo, ariko noneho nacyo kiri mu bintu nyine kiri mu biganiro ngo byatewe strike, kuko narashyizeho ngo ifoto ya Vestine. Iyo message ntabwo yigeze bashaka kutambuka, ariko niba wenda mu byagarutse kirimo, kuko ngi nakire strike zirenga 8, ariko ngira ngo hasigayemo nk'imwe nayo ishobora kuza kuba yanavamo anytime, kuko ishigajemo nk'iminsi nk'ibiri kugira ngo batanga ibimenyetso by'uko ibyo bandeze bifatika. Niba tabitanga izavamo, hanyuma cano yanjye ikomeze kuza kuba ari nzima, ariko nanjye byansize hanze baransahuye. Baranyatatse bikomeye cyane, ndagenda sara ntumutwe. Noneho ibyo byose bimaze kurangira, nyine amaze kubona ko nta kindi kintu byatanga, ko amakuru mfite nuko bahuriye kuri ya hoteli iri hano yo kwa Rasta rwo ku Kinamba, n'umunyamategeko yari yahamagaje. Hanyuma agiye mu biganiro asanga bo ubwabo bakoze amakosa, ko twe twakotingaga ibyo bavuze tubuza Emirene kuganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bwabo buri prive, ahubwo baganirize ku miziki. Ariko imiziki nayo baganirizaho Emirene arahomba, ntago abona amafaranga, ari umutipa akunda amafaranga mu buryo bukomeye cyane, akabona ko kubaganiriza kuri private life yabo aribyo bimuza kumutwikira. Twabisesengura bikagira gute, bikababaza bari y'abana, aho kugira ngo ahagarike iyo kintu akaza kukirenganyiriza abandi. Nuko nko kibazo cyanjye namwe zabire cyagenze. Murabizi ko iyo channel ihawe strike 3 ihita iba terminated. Ikintu umuntu aba yarahuye imyaka y'ubuzima bwe bwose, ikintu ababona ko ari bwo buzima. Wibaze nk'umuntu aramutse aje agafata wenda nka doktora yawe, ikubarira wenda nk'umuyobozi kano kanya wenda dukurikiye ahangaha, aho kano ka DR gatangira amazina yawe, urabizi ko nawe ari kurishisha, baramutse bagaciye cyangwa se bakajya muri database bakabisiba, umuntu yaba kurangije imyaka yose wahoze uruha, byose byaba bitaye agaciro. Ari impamvu yo kuza muri channel y'umuntu kabone iyo urabona koze icyaha, channel ni ikintu wenda na petit frère yasigara akoresha, ko channel ntago igiba mbi, ahubwo ushobora kuza kuba nziza cyangwa ikaba mbi bitewe n'uyikoresha. Mu gihe nshobora kuza kuba nyemfite YouTube channel itunze umuryango, ushobora kuza kuba nayikoresha nabi ikaba mbi, ariko wenda nkagenda nkajya kubihanirwa muri umuntu wawe cyangwa se mushiki wanjye nakaza wenda agashakiraho ibirayi. Ariko urafata umutungo w'umuntu ukawinjirira mu buryo budakurikira amategeko, ukaza kwihanira. Nibwo nyine nakoze ikiganiro kibwira uwitwa Murindahabirene kureka kwihanira yitwaje uwo ari we, kuko ashobora kuza kwihanira ku muntu bikarangira aguteye umujinya, kandi burya ngo umujinya hari igihe ugira umujinya nyine ukiyanduza mu mapantaro, niko navuga. Muyandi magambo rero ngira ngo ni ibibazo bifite na Murindahabirene, ndetse akabaho n'abandi bagende bampamagara nyine banantera n'ubwoba, tuvuga atari ku bundi ndi mu biki ko kwisari ari ngari ku Rwanda rwatanze uburenganzira ku munyarwanda kuba yakwinyagambura akagenda agatembera hano hose, wenda yashaka garuka waba bano bantu wenda baba bahunze nkaba nigendeye, ko wenda hari uwo nzacake nawe yashaka kunzara, ugasanga nanjye wenda aneje skandal, ugasanga ngiye kuburana ibintu by'inuza ntazi iyo bivuye. Nuko naje kuza kuba nakwisohokera ndigendera. Niba nkumvishe neza, Irene Murindahabi yagwaye dislike urahunga. DJ Brian mugirana ikibazo murashwa, uretse gato DJ Brian mugirana ibibazo uhitamo kubabisa. Ibyo bintu hari ibigize icyo bagukoreye, waba waritabaje inzego ukabarega kugaragaza ko bakubangamiye cyangwa baguhohotera? Uvuga ngo ahangaha kuntu twe tuba dushaka kwenda kwimakaza umuco Godfather, ntabwo ubundi twumva ko hari umu YouTubers wakombye kuba arega mugenzi we, ko turabizi ko YouTube idahemba rwose. Nta nubwo n'izina G ritangiye izina ryawe ntabwo narivuga, ntabwo mfite umwanya wo kuza kuvuga iryo zina ngo Godfather, ntari buze kugira icyo ngayininga. Bivuze ngo impamvu nyamukuru abantu bakora inkuru si ukubera urwangano cyangwa se kwibasira, just no kubera ko ari akazi nyine abantu baravuga, barangiza bakentertaininga abantu bakabona amafaranga. Just no kubera ko ari akazi abantu b'abastari muri imihanda, barangiza bakentertaininga abantu bakabona ubwabo ku giti cyabo, bakicara bagatereka abantu bakababaga, agatumira umuntu akaza akakwicarira akakubaga, ariko we waza wamuvuga gatoya ngo ugomba guceceka ntukagire gute ntukavuge. Ibyo ntabwo ari byo tugomba kubirwanya. Niyo mpamvu ngewe ntabwo nari kuza kujya kurega umuntu wari wese ngo yamvuze, kikagize uza wenda akamfata amashati cyangwa ashaka wenda kunkubita. Ubu rero twagira n'ikibazo ko umvuga ngiye ntekereza ko abagira gute abashaka ibiceri, nkuko nawe ari kubitekereza, nkuko wenda ko ariko atekereza, ariko abandi bafite ibintu by'ubufura bikomeye cyane. Ariko niba badashaka ko tubavuga, twanabareka ko siza kamara twavuga n'abandi. Ushobora gufata Claude nkamukoramo episode amezi 5 agashira, mwata kansubiza kandi amafaranga tukanayabona.
njye nawe gusa njye na Claude tushatse ikintu twagikora amezi 5 agashira nta nundi wivanzemo. Ariko niba ukomoje ku muntu nyiri jazi ugasanga yabyimbye genda kwanga mfana iki nawe ngiye. So no kuvuga ngo niba numvishe neza nta kindi kibazo ufite uretse aho mukora ibintu bimwe cyangwa aho mukora umwuga umwe mufite ibyo mutumvikaneho mu kazi kanyu bakaguha dislike Brian mukajyana amakimbirane nta kindi kibazo ufite. Yego nuvuga ngo ari n'ukuntu bajya bashakira wenda weakness mu bijyanye n'ingingo z'amategeko. Nk'ubu ngubu hari ikintu bita kubuza umuntu amahwemo Godfather, kubuza umuntu amahwemo cyangwa se gutangaza, ari ugutangaza igihuha noneho niyo watangaje ukuri iyo uwo wakuvuzeho bituma bura amahwemo. Uri kubyumva? Aho ngaho harimo kutavuga, harimo abantu nyine bisuga izo ngingo ku buryo ushaka kuvuga ati ngiye nza kuza kuba ndi hano ntabwo ndi buze kuza kubona uko uyu muntu mubwira neza yumva icyo nshaka kumubwira. Ari buze kuba wenda namubwije ukuri ariko namubujije amahwemo, cyangwa se wenda namutangaje igihuha nta muntu muzima utangaza igihuha, ushaka inkuru y'ukuri ariko nayo iyo irekuye iremereye ku izina ry'umunyarwanda akarara adasinziriye kubera wowe baguha nyoko. Ntuba nkubwira ngo kano kanya ngiyewe nta munsi n'umwe nakoraga inkuru ngo nsinzire ntabaga ndi gushitagurika nta kumva inyoni ikubise nabati noneho baranjyanye nkumva birancanze. Rero ase ibintu mbireke ndabireka se nkora iki ko nabaye umucuruzi nkakora ngashya ngahomba ko nize nka depoza hano hose nkatsinda ibizamini ngasanga akazi bagahaye abandi ndabigenzane. Ndavuga tereka nkomeze ku gacano kanje ko mu mutipe yipanza akazi ko kukarangiza. Ndavuga aterene ucire birarura cano yanyu yiveho rwose. Hari amacano menshi cyane yarangiye abapeti bambwiye ati ngiye cano yanjye arayisibye yankuye mu kazi. Niba mushanga bashaka n'abatumirwa bakababura, ahura n'umutumirwa umwe cyangwa babiri batatu ntibahinduka kandi ubu ngubu se barantorongeje. Ejo bundi nakombye kuba nza akanyicaza akambaza agacuruza agatumira Claude agacuruza, ariko ugerageza kuzamuka wese baramukona bagasigara nyine ngo abantu batanga ibiganiro ngo badahinduka bakabafata bakabagura mu buryo karo kanya ntabwo ubuze kuza gushaka nsabi ngo umubone ngo Emile ngo yamuhaye kontara ntibuje gusanga ngo umuntu runaka ngo umubone ngo kanaka ngo yamufashe bugwate kazi karakorwa gute se. Niba nkumvishe neza ntabwo aba YouTubers bandi cyangwa bitongo barakomeye ntibashaka ko hari channel yindi zamuka. Niba nkumvishe neza ntabwo babishaka none bafite n'ukuntu nyine ubwo bubaza bakaguhangayikisha bucece, hanyuma kwa kundi uri gusasa imigeri utakutaka ukaza gusanga nyine wakoreyemo icyaha cyo kumuza uri gutakuvugisha ukuri ariko nyine ntago biramuhangayikisha aradasinziriye ingingo imurengera ariko wamubujije amahwemo. Okay, reka tuzamura abantu tugiye kuzamura abantu bavuge icyo bivuga ndakumva Claude. Mu by'ukuri jyewe nateze amatwi Bosco ibyo yavuze nabyumvise bimwe na bimwe ni ukuri, ariko ibindi byo kuba yaba yahunze umuntu cyangwa se abantu jyewe ku munsi w'ejo muri Ndahabirene yarampamagaye ku murongo wa telefone ampamagaza telefone amayinite yiwe arampamagara arambaza ngo Pro waramutse ntiwaramutse ngo muri dashboard yawe harimo strike zingahe. Ndamubaza nti none se wowe wateye zingahe, ari wowe izo wateye ari nababwiye ngo batere wowe abo wabwiye abo uzi wabwiye ngo bazitere ntabwo uzizi. Arambwira ngo ntabwo ndi i Kigali ningera i Kigali nimugoroba ndaza kuzigukuriramo. Ariko kandi muri izo hanyuma arambwira ngo nimuhe na nimero ya Bosco ngo cyangwa se ngo mbwire Bosco ngo amuhamagare. Uyu mugabo muri Ndahabi twaramuhamagaye pe, mu by'ukuri twaramuhamagaye muri Ndahabirene afite amavideo yanjye atari munsi y'umunani. Amavideo yanjye yagiye akura ahantu ku yandi macano yagiye akatutu video akadukura ahantu, ariko jyewe uwo mutima sinigeze nkugira umutima w'inyamaswa ntabwo nawugira, sinabikoze kuko nari nzi yuko urumva niba afasha abana akabashyira mu kiganiro akababaza umwana akamubaza iby'urugo, umwana akagira ibyo asubiza, umwana akabwira agakasoringa muri umunara ati ntuzashaka ukiri muto. Jyewe kubivugaho numvaga ko atari ikibazo kuko turi muri showbiz, kandi niba umuntu umushyize mu kiganiro ibyo rero byose umuzanye mu kiganiro kugira ngo n'abandi bazagira icyo bavuga ku byo bamubajije. Uburyo mujya uretse uburyo mukora ikiganiro mukajya gusesengura inda mutateye umuntu, ariko ubwo uzi kujya ku muntu mukamuterinda uretse gato
umuntu kuba Godfather yarashatse ntabwo twebwe uretse tuba mu rugo Katari gusa rw'umugabo n'umugore. uretse nyine Eh, kata mubaze mwebwe mbaza musubize. muragiye ngo mwaragiye ngo murasesengura urimo kunyumva ngo mukoresha ngo inyurabwenge ngo murava nk'umuntu washatse umugabo yakabaye atwite ngo none nanyoye isabune ngo inda yavuyemo muragenda umwana w'abandi None mumutera inda isabune mu se twe twayibesheje bitekerezo cyangwa nibo bayivuze? Isabune nitwe twayivuze cyangwa nibo mwebwe bayivugiye? ndabaza mwabazaga iyo nda yavuyemo hariyo mwamuteye ngahibaze nawe None se Claude twabazaga inda twebwe umuntu twavuze akaza ko atwite Godfather. kari Ntabwo mwa twavuze ko tuyavuye muri sina atwite. yavuye yavuga mutamita mwayimuteye iyo namwamukuragamo ni iyihe Jewe sinshaka gusobanura byinshi kuri bariya bana cyane, genda shaka kuri muri ndahabi wenyine. ariko Bariya rigenda n'abana, bitungurwa ku bariya bari mu bana byawe, No. urumva? umva Yes. nkubwire impamvu mbabarira inyumve ngera kuba urabizi ko urajya side so impamvu ndi kukubwira Rene bariya bana bari mu biganiro bari mu biganza bya Irene siko bimeze Niko bimeze. hari abamanaginga niwe ushinzwe umutekano wabo uruva ngo bari mu biganza bye bari muri management ya CBS so Yego. ni ukuvuga ngo ntabwo mwaza kubabuza ituze ngo abareke kandi ari ubashinzwe yabakoresha ate Godfather. uretse gato uretse gato ndi kubaza akantu niba Bosco ibyo avuze ari byo mwarageze aho gusesengura ngo yanyoye isabune ngo inda ivamo ibyo bintu mugafata ni gute uwo mwana mwamuteye inda ushaka umugore ndapfuye ngaho komeza kuri point yawe ntabwo nashaka kugira ngo mvuge Ikiganiro cy'isabune ntabwo nakibonye, Bosco aragisesenguye yenda ubwo gihe ntabwo nakibonye simbizi. Ariko tugiye mu by'ukuri niba murinda habatumira Miki, uriya mudamu Miki, uriya mudamu agapromota akamutumira Miki akaza akavuga ku bantu, agatumira Aisha akaza akavuga ku bantu, agatumira Kiramani, umusaza witwa Kiramani ni umusaza aremewe, akaza akagira ibyo amubaza ku bantu, agatumira Bruce Melody akamubaza ku by'urugo rwiwe. None se umugore wa Bruce Melody kataza kuririmba katajyana n'umugabo we kuririmba kuri stage, kucya mubaza ngo umugore wawe biravuga ko mwatandukanye? None se baratandukanye, Bruce Melody aramusubiza ngo njya kumushaka ntabwo nabibabwiye, no gutandukana rero ntabwo nabibabwira. bombo komeza. So urumva rero mu by'ukuri tujya tubwizanya ukuri, iki kibuga turimo uru ni u Rwanda rw'abanyarwanda, ntabwo ari u Rwanda rw'abantu bamwe, ni u Rwanda rw'abanyarwanda twese. Showbiz ni y'abanyarwanda, internet dukoresha twayihawe n'igihugu cy'u Rwanda, turashimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko itonesha no kugira ngo ibifi binini muri showbiz, ngo amacano manini, ngo ibiki byose ibyo bintu bikwiye guhagarara. Bidahagaze mageragere bazagure bazayigire nini. Ibyo bidahagaze hari ibintu bikwiye guhagarara. Bidahagaze ntushobora kwinjira muri cy'umuntu baza uvuge ngo Godfather, ntushobora kwinjira ku nka y'umuntu ngo uyiteme baza uvuge ngo Godfather, ntushobora gufata umupanga ngo ufate inka y'umuntu uyiteme, ntushobora gufata umupanga ngo ufate ihene y'umuntu uyiteme, ntushobora gufata isuka ngo ugende ukura imyumbati y'umuntu cyangwa utemagura imyumbati y'umuntu, ntirishoboka. None se iyo umuntu yibwe cano, iyo umuntu yibwe imeri muri cano, kwaregera ribu igakurikirana icyo cyaha kubera icyo umuntu uzi neza ko cyane y'umuntu ari ntavogerwa, arajya gukubita strike imwe ebyiri eshatu, azi neza ko twamuca inyuma natwe tukarangiza iriya Empire twayikubita kandi byakunda. Ariko kandi dufite ubumuntu, turi muri showbiz ni showbiz, byaruta akareka ibyo arimo biriya biganiro byose, akareka bariya abana kubashyira mu biganiro, noneho deni wagakora akazi kiwe akavuga ati abana nabo kuririmba nzabakoresha interview zo kuririmba, indirimbo yari imeze gutya, ntabwo bose kazaza kwisesengura, Godfather ntuzaza kuri iyo ndirimbo ko ntabwo uri umuririmbyi, uri umuramyi, uri umuhimbaji, ibyo ntacyo bivuze. Ariko niba turi muri showbiz, tujye muri showbiz, ibintu biza ku gihugu, iby'igihugu tubyihorere. Igihugu ni igihugu cyiza, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ariko kandi n'abayobozi b'igihugu nabo badufashe muri ibi bintu bya showbiz, kubera yuko kirazira ko umuntu afata umupanga ngo ateme inka y'umuntu, cyane y'umuntu yavuna papa utangira cyangwa ko yavuna. Okay, reka nkubaze ikintu kimwe. Ako kagabo ndashaka kuvuga amazina ya kuvuga amazina yako ngiye utika ejo karaguhamagaye kakubwira ko ugomba gusiba I mean umubwire ibyo bintu. Ndashaka nkubaze yarampamagaye ntabwo ari ako ngako, yarampamagaye ntabwo ari ako inde ntabwo ndikuvuga ninde waguhamagaye, ntabwo mbyibuka ngo byagenze bite. Yarahamagawe na Murinda habi. None urumva niba yego uwo Murinda habi ngara
urumva yari afite umutima mubi kandi yarashaka kugira ngo akore niba ari dislike ibyo ngibyo abikuvanga kugira ngo nagera i Kigali araza kuzivanaho, urumva yabikoranye umutima mubi. Ni kukubaza Claude. Bosco uranyumva? ndimo ndumva. Claude arabuze. Ngo yasabye nimero yawe nawe ashaka kuvanamo dislike zawe, yaba yaraguhamagaye akabikora. Ibyo ngibyo nibyo Claude yampamagaye ejo na saa 4 za mu gitondo, arambwira ngo ampamagaye no guseka byaganje, ampamagara ambwira ngo muhinda habirene ngo ambwiye ko ngo ashaka ko muha nimero zawe hanyuma akaguhamagara ngo ukamubwira ngo strike zisigaye muri channel yawe hanyuma akagira gute akazikuramo. Nabwo turamuje ngene namushatse navuye urako ngiba ntago mbi Kigali mba nabaga mu karere ka Muhanga. Navuganye n'uwitwa Kamarade ari kuri connection ya Kiramane, kuko ura Kiramane tubufata nka nk'uruganda ruproducinga abantu batanga ibiganiro kuri MI Empire bituma nyine Kiramane abasaza rene papa imbere ya Emirene. Noneho ngiye mvi Muhanga ngera ku murenge wa Kinyinya, niyo Bosco yari yasezeranye, nasanze Claude masanga bapunditi masanga ba Kamarade na bamuriki Edouard. Irene yanga kuza kandi yari afite gahunda yo kuhaza, tuvuga ati wenda ashobora kuba ataje mu murenge, katugiye kuri reception kuri hoteli, kane kwivuga amazina tugireho turamubura kandi bampamagaye ngo nze kuza, umujene atwiryaho ngiye natashye mvuga ngo ntago ndibuze kuba nabasaba imbabazi, aho kugira ngo ngiye nsaba imbabazi bano baruca no bayisibe nibe byo bashaka. Claude kugira ngo abasaba imbabazi aho kugira ngo na izo strike bazikuremo, ahubwo baratangiye gukora ibiganiro byo kumarasinga bati zishobora kwikomeza kwiyongera. Nongera ibwo navugaga ngo reka nze nyina atake, nakoze ikiganiro kimwe cyonyine, baratavuga ati Bosco Empire ugomba gufungwa. Nanjye bambuza amahwemo, naje nabuze n'amahwemo nanjye bantabari kubyumva. Bakubuza amahwemo bate? Bankiraho iterabwoba bati ntabwo ukwiye kujya tuvuga kuri MI Empire ararenze. Icyo kintu rero ibyo bintu nibyo, kuko sindi kumva umuntu kuba dislike ibyo ngo bishobora gutuma uvuga ngo wabishije abantu usohoka mu gihugu. Bagusideho harassment iteye. Izo nimero uzi icyo zagiye gukora se? Reka neko kivuga ko nacyo kiri mu bintu byatumye rangenza, kuko urumva Claude we bamwinjiye mu bwonko bamwumvisha ko bagiye gukuraho izo strike. None baravuga ati umena nimero za Bosco Empire nawe nzimukurireho, ariko iyo nimero yashakaga Emirene ntago yashaka kugira ngo ayikoreshe amamagare, ahubwo ajya Claude amuhe namba yanjye mu buryo bworoshye, ayigire abantu abayihereza hanyuma abo bantu baze kumamagara. Abantu ngi bamaze kumamagara bakunda hano ntago reka ntago byashoboka. Bosco karame turi hano kuri iyi live ya TikTok ya Godfather, wirinde kuvuga ngo murinda habirende yarakureze yahaye nimero z'aba bantu baraguhamagara. Jewe amakuru y'abamotari bo ku mihanda aravuga ko ushobora kuba ufitanye ikibazo na DJ Brian. Yego. Utaritabye umugenzacyaha ngo wumve icyo akubwira, twese rimbira duhamagara tukitaba tugataha. Ntabwo kuba Jihad yaragiye agahita afungwa ntabwo bivuze yuko buriya kugira ngo umuntu afungwe hari ibindi byaha biba byaragiye byikusanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo rero umugenzacyaha yahamagara umuntu wese ngo telefone yahamagaye umugenzacyaha ngo ahita agenda ngo agende. Oya, none se guhunga Brian ubwo urumva ubaye umugabo, guhunga runaka urubaye umugabo apfira hari arwana urugamba hari ibintu nabigize kera ko ntawunze ngende mu butembere kano kanya ndi diaspora kandi unyubaye Claude unyubaye kano kanya mu butembere aho isawa rwose kuko ntabwo wahunga ari kwara turagacura ugutabira ikiganiro nakururamba wakana mutinga mic yawe kirabivanze tena, funga mic yawe gatoya. Bosco Jesus Bosco nyuma yuko ibyo bintu byose bibaye nayo makimbirane, niba uwo mugabo umanaginga bari abana yahamagaye Claude avuga ngo reka izo dislike yabahaye azikureho, urumva? Yego. Kubera iki wumva ko nyuma yaho niba yaranasabye na nimero yawe? Yego. Niba yarasabye na nimero yawe, kubera iki wumva ko
ibyari byamuteye gukora ibyo ngibyo ariko mwari mwibasiye abakobwa be ariko igihe kikaba yumva kigeze udashaka kubavana ku mugati akanabihamagarira ntawe umushatse kugira ngo avane izo dislike ukimwumva ko akiri umuntu mubi ushaka kubagira. Ngewe Emily ntabwo yamamagaye, ngewe naramwandikiye kwanza kuko Claude yahise nanjye amfowadinga nambaze ko n'ubundi amakuru nari mfite nuko mwenda habi yarari Butare kuri hoteli na Bruce Melody we yaraye bakuri nenya afite, ariko ngewe ndamwandikira avuga ati Claude ambwiye ko nshaka bimeze bite, ariko umva ko ngewe namaze kurekura ikiganiro ndi kumubwiza ukuri kwanjye, ariko ndamwandikira ntabwo yigeze ansubiza, nta magingo yaga ntabwo mwenda habi nagira gute, ntabwo arampamagara bagire gute hanyuma ndagira ngo ntange igisubizo Bosco. Hari uburyo arimo baduhaye iminsi 7 yo gufunga cano, kuba bafunze iminsi kuba cano bazikuyeho iminsi 7, icyo cyo ntabwo cyumva murinda habaduhamagaye nyuma y'ibyumweru 2 n'igice, iminsi 7 yari yarareze cano zikomeza gukora zikomeza kuzihagarika. Ibi bintu rero ndagira ngo dufata uyizemo neza, hari ibintu tutagomba gufata mu kibuno, ntabwo bishoboka kandi akataretse karasema umunsi umwe kazasema. So ni ukuvuga ngo nyuma y'uko abonye icyo yifuzaga cyo guhanaguraho cano zanyu kidakunze ntibyaje kubasaba none mugaje mu bwumvikane. Narahombeye we. So icyo mwifuza rero kugeza aya masaha, icyo mwifuza ni ku ruhande rwanjye icyo ndi kwifuza dore ngiki rero ngiye ku ruhande rwanjye icyo ndi gushaka nuko wenda ikibazo tutari na Emirene kidakwiye kuba wenda cyaba ikibazo kiri buze kuba cyatuma ibintu bikomera, kuko nibikomera byo birakomera rwose pe birakomera. Ubwo nanjye niteguye kuza kurwana intambara zikomeye. Icyo ndi gushaka dore ngiki, abanze yidekara avuga ati wenda ntabwo nshaka yuko abakobwa banjye mugira icyo mubavugaho, icyo bazajya bavuga mujye mucyakira gutyo cyangwa se mwicecekere ntazi zawe basesengura ibyo ngibyo tugize gute turabyemerera ku ijana. Ariko nanone mu gihe abona yuko hari umuntu wenda waba wafashe wenda nk'aka video ke akakoresha wenda mu kiganiro cye, muhamagare akana agakatinge agakuremo, nabyanga utanga ikirego, nubona utanze ikirego n'icyo bitanga umuhe strike. Nk'uko Claude avuze ntago inka zanjye zizaza konera Godfather nizikonera ngo uzisange mu kiraro ngo uzitemagure, nuzitemagwa nawe bazagufunga kuko ugiye uzavuze gute uzawihaniye. Niba cano yanjye kano kanya yaje wendika kwangiriza mu buzima gato cyane, ntago ugomba kuza kuyangiza wowe urangiza nkandegera ujye gutanga ikirego, hanyuma inzego zize zigire gute zirebe ko ikibazo kimeze, hanyuma dukize. Ariko Emirene amakosa yari yakoze mu nkuru ze ntago yamwemereraga kujya kuri RIB, kuko yajya kuri RIB we yagomba gufungwa ko yakoze ibyaha byinshi mu biganiro yakoze, na n'uyu munsi biracyahari. Ibiganiro by'ukuri yagiye kubiripotinga arabisibisha. Murakoze n'ibyo ngibyo nawe izo big fish z'amayacana ari mu Rwanda, ubwo nyine bumve kuntu zigenda zikorera bano bantu turi batoya bagenda baturema mu mitima y'urwango, sinzi natwe kuntu tuzakura tumeze. Yes, nakumva. Hanyuma tugaruke gatoya, nizere ko ikintu urujijo ruvuye rw'uko n'abavuga ko wowe watorotse wagiye wahunze abantu. Ntabwo hunga abantu, ntabwo mu Rwanda ari igihugu kitagira ubutabera ku buryo wahunga abantu. Rero ikintu cyari kinteye amatsiko, ndatekereza ko uri kwitemberera anytime uzagaruka imuhira, uzagaruka mu gihugu cyawe. So ibyo ngibyo bigiyeho umucyo, umucyo ndumva byumvikanye. Niba ari ubutembere aho ni sawa. So urumva wakoze ikiganiro uvuga ko utari mu gihugu, byari bikangiza abantu uyu nguyu usahunze iki. So ariko niba ari uko bimeze aho ni sawa, ariko narakubwira ko nta n'umuntu ushobora kugira ububasha mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora kugira ububasha ku buryo we yagusunikira mu gusohoka igihugu. Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Igihugu ni wowe n'undi. Rusesa ko yaje ntago babizi se, ubwo se wajya he wahungira? Ntabwo igihugu nta muntu ufite ububasha, ntago bakubura. So rero nicyo kintu cyonyine, icyo ngicyo kiri iruhande. Naho ibibazo waba ufitanye n'umuntu ku giti cye, ufitanye ikibazo na Brian, ufitanye ikibazo na Irene, ibyo ni ibibazo inzego zakemura. Ntabwo ari ikibazo batanumva ko numva ko Bosco yagiye kubera ngo wahuze igihugu kubera ibibazo ufitanye n'umuntu. Ibyo byaba ari ubusazi buhetse ubundi. Ariko uri mu butembere aho ngaho ni sawa, naho ibibazo